mbere na mbere mbanje kwihanganisha umuryango wa Joseph Gahonzire, ndavuga ari famiye ntoya, madamu n'umwana, ari famiye yose ngari, umuryango mugari wa Joseph. Murakoze, nitwa David Munezero Gasore. Ndashaka kuvuga mu magambo makeya cyangwa se mu gihe gitoya kuri umuvandimwe nyakwigendera Joseph Gahonzire. Nitwa Mukankundi Verena. Joseph akaba ari umwana wanjye. Ni umwana wanjye, ntabwo namwita umukwe wanjye, kuko yabaye muri uru rugo ambera umwana. Twamenyanye yiga muri Turokome na Risa, kuko bahize imyaka 2, mu wa 3 baraharangiza. Nitwa Uwonkunda Angelique, abantu umuvandimwe wa Alice umudamu wa Josiberi. Josiberi rero twamubonye umuvandimwe, ariko namuvuga minsi ya mbere. Josiberi namumenye ariko duhuriye kuri komine, hari ibyemezo twari tugiye gushaka. Mbona umwana mwiza, niko twari tuziranye, dusanga aho turi araza aradusuhuza. Nitwa Nkera Remy Alphonse, nyakwigendera Gahonzire Josiberi ni murumuna wanjye. Tuvukana turi abana 7, we yari umwana wa 6. Nitwa Esperance Y'Inkamire. Josiberi nyakwigendera, ndi umugore wabo. Mu by'ukuri namurutaga cyane, namushaga imyaka irenga 20. Nsa nkaho namureze kuko igihe kinini twarakimaranye. Nyakwigendera Josiberi rero kumuvugaho ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko yari umuvandimwe yego, ariko kandi yari umwana ufite karite navuga exceptionnel. Yari umwana wubaha, akitonda, kandi ahageze igihe cyo kugera mu ishuri yari umwana ukunda kwiga cyane, agakunda gukina, kandi agasabana cyane na bagenzi be. Twabanye rero neza mu mabyiruka ye, n'aho abereye mukuru, avuye mu mashuri abanza, agiye mu mashuri yisumbuye, yakomeje kugaragara nk'umwana ufite uburere butangaje. Agiriye muri kaminuza aho yari amaze kuba umugabo, twajyaga tuganira tukajya inama, ndetse n'abana banjye yabafataga nka barumuna be kuko yarabarutaga bose. Agakunda kubaganiriza, agakunda gukina nabo, ndetse akabagira inama, akabakundisha kwiga, akabakundisha kubaha, akabatoza gusenga, akabigisha kuririmba. Mbega navuga ko abana banjye nubwo yari se wabo, ariko yari n'umubyeyi wabo, kuko yarabareze, abatoza umuco mwiza, abatoza no kubaha. Aho arangiriye rero kwiga kaminuza, ntabwo twakomeje kubana cyane mu rugo, kuko yagiye mu kazi, ariko aho yagendaga hose yaranzwe no kugira inshuti nyinshi. Rero yewe twarabanye kuva nahagera, twahise tubana. Yahise aza mu rugo turabana, kuva ubwo ngubwo ntabwo yigeze yongera kuba ku babyeyi be. Mbese nitwe twamureze kuva icyo gihe muri 1992. Rero nyakwigendera Josiberi twabanye neza, yatubereye umwana mwiza, atubera umuvandimwe mwiza, atubera inshuti nziza. Mbese twabanye neza kuva nahagera kugera ajya gushaka. Rero
yatanze urugero rwiza mu bana bacu, adufasha kubarera cyane, arabatuyoborera rwose kugeza aho bageze iki gihe, ndetse babaye n'abagabo bigira. Ariko nawe yadufashije nyine kubarera kugeza icyo gihe, kugeza babaye abana babasha kwirwanaho. Kandi n'inshuti ntabwo ngo mwihangane, ni kuri mubabaro twumvise mu matwi yacu urupfu rwa Josiberi kandi rwadutunguye, ariko turi mu isi si iwacu, kandi kuko atari iwacu tuzava mu isi dutahe. Ibyo byiringiro by'abizera yuko hano mu isi tuhari urugendo Imana yagennye tubamo kandi ruzarangira ikatwishyira. Rero Josiberi atabarutse ari intwari y'umwami. Twamenyanye guhera mu 1999, tubana mu buzima bwose, dukorana umurimo w'Imana kuva nakiri mu 1999 kugeza ubu. Yari inshuti yanjye ikomeye cyane. Twabanye mu bihe byo gusenga, mvuga ko iki gihe twigera muri Twanko mu wa gatatu tumenyana. Iyo twajyaga muri vakansi, urusengero rw'iwacu twabaga turimo igihe kirekire, tugafata igihe kinini, iminsi myinshi yo imbere y'Imana dusenga, tuyisaba ko ibana natwe kandi ikadushoboza. Twari tukiri abana batoya, imyaka 18-19, ariko mwigiraho gukunda Imana. Josiberi yakundaga Imana, yakundaga kuvuga ijambo ry'Imana, akunda gusenga. Twabanye rero ubuzima bwose. Nimvuga ubuzima bwose, ndavuga twabanye muri korali y'abanyeshuri muri vakansi Rangurura, twabanye muri korali yo mu itorero ryacu ADPR Gitega, korali bita Jovanisi, twabanye muri universite imyaka 4 yose yamazeyo, twarabanye tubana muri korali Alliance. Rero urumva ni inshuti yanjye, by'umwihariko muri universite twararanye ku gitanda imyaka 3, tubana mu cyumba kimwe, dusangira ubuzima bwose. Umva rero ni umuntu ntashobora kubona uko nsobanura, umuntu twasenganye, twasangiye. Ndibuka ko ababyeyi barabizi, iyo twaherekezanyaga ntabwo twajyaga dutandukana. Yaramperekezaga akangeza mu rugo, nanjye nkamuherekeza nkamugeza mu rugo, tukaraba mw'ibyo ngibyo kuko twaga dufite ibintu byinshi byo gusangira kandi bitarangira. Rero mbuze umuvandimwe, mbuze inshuti kandi mukuru wanjye. Josiberi rero ndashaka kuvuga nk'ibintu nka 4 mu ncamake. Josiberi namumenye ari umusore ariko ari gutegura mariage nk'umwaka umwe, noneho yaraje muri Korali Amahoro uko niho twahuriye. Yari umuririmbyi uririmba ijwi rya gatatu, yari afite karite nyinshi nshaka kugira ngo mbabwireho. Ni umukozi w'Imana yego, ariko yari afite karite ku buryo umuntu wamureba ukabona ko afite karite y'ubupfura. Josiberi ikintu cya mbere nzi, ntabwo yakundaga umuntu wihebye cyangwa se uri wenyine cyangwa se uhagaze wenyine. Josiberi yari umuntu wabonaga ko uhagaze wenyine akaza akavuga ati ni iki kiri gutuma uri wenyine, iki kiri gutuma utavuga, atari ukukuderanja, atari ukugucokoza, ariko akagerageza kurya gukura muri ubwo bwihebe cyangwa se muri uko kwigunga cyangwa se muri ako gahinda. Icyo cyari ikintu Josiberi yari azwiho wenyine, ntiyakundaga umuntu utavuga, yari yiranjaga agashaka ikiganiro. Ikintu cya kabiri Josiberi muziho muri Korali Amahoro, kuko niho twamenyanye cyane. Umva yakoze mariage turi kumwe, abyara turi kumwe. Josiberi yatangaga umwanya we muri korali. Yagiraga akazi kagoye, ariko yatangaga umwanya muri korali, agatangamo n'ubushobozi bw'amafaranga, ku buryo ndibuka ko Josiberi yabaye umucungamutungo wa korali kandi abikora neza. Nta na rimwe yabonaga ko umuntu abangamiwe no kutagira imisanzu ya korali. Yari yarajaga akavuga ati nubwo utabona mwene data, yakundaga ijambo rivuga ngo bene data, nubwo utabona umusanzu, reka mwe nk'ugutangiye ugerageze basi uzashake ubundi buryo nyuma. Yatangaga umwanya we, agatanga amafaranga, yakundaga abantu. Icya gatatu, nta kintu na kimwe Josiberi wamubwiraga nk'ikibazo, nubwo yacyumva ahandi, ntabwo yabaga yumvise ikibazo cy'umuntu ngo abure ukuntu agikemura. Reka mbaho urugero, Josiberi yabaga yakumva ikintu runaka ku ruhande,
nk'umuntu avuga ati nta telefone mfite n'urugero, kuko wenda nirwo rugero naguha rw'abantu barenze batatu, akagenda akavuga ati nigeze kumubwira kanaka ko dufite telefone none akira nayikuzaniye. Ni umuntu wakundaga kuvuga ngo nta kibazo ntari buze kubasha gukemura. Yari afite umutima wagutse ukomeye kandi vraiment wuzuye ibintu byo gukorera Imana mu buryo bw'ibanga. Ndaza kubigarukaho. Icyambere namwigiyeho no gukunda Imana cyane. Rusubira yakundaga gusenga, yakundaga gusoma ijambo ry'Imana, agakunda no kubisangiza abandi. Yakundaga Imana rero ku kigero umuntu adashobora gusobanurira ngo abantu bacyumve. Icya kabiri, Josiberi muzahora mwibukiraho ni uburyo yitangiraga abandi. Yari wa muntu najyaga mbibona ugura imyenda, yakundaga kugura imyenda myiza, ariko bikarangira yose ayitanze. Umuntu yaza ambwira ati nshati ni nziza, akavuga ati yitwarire. Kugira aho nibuka ko nigeze mubwira niko se ndamwica none se uzajya kugura imyenda yose uyitange, ntabwo wayiguze ugomba kuyambara. Arambwira ati mbabonye uyikeneye kundusha. Kugira ku rwego nibuka neza hari igihe yajyaga yambara akambara imyenda ukabona yambaye amapantaro ashaje kandi yari afite amashyashya yatanga. Bwa buzima rero bwitangira abandi ntabasha gusobanura. Ndibuka ko agiye muri Canada yarambwiye ati rero ndagiye ariko tuzagomba gukora umurimo w'Imana. Buri mezi 3 akanyohereza amafaranga yo gufasha umuntu. Kuri twarebaga umuntu ukennye, nkamubwira nti ndabonye akazi yatiraga igiteka ngo ni ikiraka, kuko akanyohereza amafaranga wa muntu tukamufasha. Ni ubuzima twabayeho. Mu wa gatatu baraharangiza. Kuva icyo gihe Josiberi yagenze mu rugo, ari umwana mu rugo, ari umukristo. Yari umukristo, yari inyangamugayo, yacaga bugufi, yakundaga abantu bose, yewe n'abana batoya n'abakuru yabaga yabaciriye bugufi. Josiberi yari umukozi w'Imana. Ikintu muziho kuva icyo gihe, yari umunyamasengesho. Yakundaga gusenga, akaza akangisha inama nk'umuntu mukuru by'uru rugendo rugana mu ijuru. Twaganiraga byinshi, yewe yari yarangize umubyeyi. Kandi nk'uko muririmbyi yaririmbye ngo genda umukristo, ngo nzahora ndi we, ngo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Icyo gice navuga ko ari icya Josiberi. Yabaye muri korali zitandukanye, yakundaga kuririmba, yakundaga kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu kanwa ke habagamo ijambo ry'Imana, kandi ntabwo byitwa ngo ni iby'iki gihugu. Ageze muri Canada twaganiraga cyane, yewe yaba tutanavuganye akanyoherereza audio tuvuga iby'umurimo w'Imana. Yakundaga gusoma Bibiliya akabihuza n'iby'iki gihe byo mu minsi y'imperuka. Umwana mwiza twari tuziranye, dusanga aho turi araza aradusuhuza, ureba ukuntu adusuhuzanyije ikinyabupfura, twumva ko birangiye nyine ari umuntu duhuriye aho. Ariko nyuma y'iminsi yaje kwigana na Alice, dukomeza kumenyana gutyo. Josiberi uko namubonye icyo gihe yari umwana uca bugufi, ndetse umwana uganira, wiyumva ku bantu bose, yaba abana yaba abakuru, abakene, abaciye bugufi, bose ntawe yasubizaga inyuma. Yari umuntu ufite umutima ufite ubuntu butangaje. Josiberi rero amaze kwigana na murumuna wanjye, twagize igihe turatandukana, tuva mu ntara tugera mu mujyi wa Kigali. Maze kugera mu mujyi wa Kigali ntabwo byarangiriye aho,
yakomeje kudusura. Iyo twumvaga ko ari budusure twarishimaga kuko yari umuntu uzi kuganira, akaza akatubwira amakuru y'aho twabaga. Josiberi rero twari tuzi ko ari ibyo, ari nk'umuntu w'inshuti, ariko yaje kuvamo kurenga ubushuti. Nibwo yashakanaga na Lise, aba muramu wacu, ariko ibya muramu byo ntitwabibonaga kuko twabonaga ari nk'umuvandimwe wacu. Uko twamubonye rero, uko namubonye, nabonaga ari umuntu uca bugufi, umuntu wumva abantu, umuntu wumva ibibazo by'abantu. Yakemuye byinshi mu muryango, yaba mu mubabaro twarabanaga akadufasha, yaba mu byishimo nabwo twarabanaga. Igihe cyaje kugera rero barimuka bagera hanze, bajya mu mahanga, aho yakomeje kujya tuganiriza, ndetse akarusha n'uwo twita umuvandimwe wacu kuduhamagara akatumenyesha amakuru. Baba abantu bakoranye mu kazi ndetse nabo bahuriraga mu kazi bose baramukundaga. Icyo namuvugaho nuko yari umuntu ukunda gusenga, agakunda Imana cyane, agakora umurimo wo kuririmba, agakora umurimo wo guhimba no kwandika indirimbo mu makorari. Aho yabaye hose uwo murimo yarawukoze kandi awukora neza, ndetse yagiye akora n'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye mu mirimo y'itorero, irimo kuvuga ubutumwa, kuba mu buyobozi mu makorari n'ibindi. Nyuma rero yaje kuza gukorera i Kigali, ndetse aranahatura kuko niho yashakiye mu mwaka w'2000, ashakana n'umudamu we umurerwa Alice dukunda cyane, kandi nawe yatubereye umwana mwiza mu muryango. Twamwisanzemo akadukunda cyane, agakunda abo mu muryango cyane, agakunda abo mu rugo cyane, yaba we yaba umugabo we, uretse no kuba abavandimwe ariko bari inshuti zacu. Nyuma rero yaje kujya gukorera hanze, akora muri Haiti igihe gito, akora umuryango mpuzamahanga. Ahaviriyeyo yagiye muri Canada, ari naho yakomereje ibigendanye n'amashuri, akomeza kwiga. Yari umuntu ukunda kwiga cyane, igihe najyaga amuhamagara tuganira nkamubwira, ariko se shaka ko ubuzima ari bugufi warekeye aho kwiga. Wowe warangije kaminuza, urangije masters 2, ugiye muri PhD, ibyo bintu byose numva ko ari ukwinaniza. Ubuzima ni bugufi, uzaba unahagaritse ushake n'ibindi. Aho muri Canada yahakoreye umurimo w'Imana, yajyaga bimbwira akambwira ati mama, ubu ngubu rwose, ati ibyo gushaka ubutunzi cyane ntabwo ari byo nimirije imbere, ati ubu ngubu icyo nifuza, ati ni ubugingo buzima. Ati abantu benshi barapfuye kubera ubutunzi, ati ariko jyewe ndashaka kubana n'Imana. Kandi koko yabanye n'Imana muri kiriya gihugu, mu nsengero zitandukanye, aho bagiye baba bimutse kenshi. Babanje kuba Montreal, barahava, hari urusengero basengeyeho ari abantu bakeya, barimuka. Aho ngaho niwe wasemuraga mu rusengero, niwe yari ari muri iyo korari. Barahimuka bajya ahantu bita Gatino, aho ngaho yahakoreye umurimo w'Imana. Barahavuye bajya Sherbrooke, aho ngaho Sherbrooke ubu ngubu niho bari batuye, kandi niho bakorera umurimo w'Imana. Navuga ngo Josiberi ntabwo nabona uko muvuga, ntabwo ari uko ndi mama we. Yakundaga kunyita ati mama wanjye. Yakundaga kumbwira byinshi muri iyi nzira igana mu ijuru,
akambwira ati mama, ati nubwo urwaye, ati komera, ati Yesu arahari azagukiza. Ubu ndababaye cyane kuko atashye ntongeye kumubona, ariko icyo nereye ni kimwe, nuko nzamubona mu gihugu cyo mu ijuru. Nibuka ko ndimo nubaka muri 2017 nawe yaragiye gutangira kubaka, aramuga ati umuvandimwe twubakiye rimwe, ariko ntuzagire ikintu ubura. Aranganiriza, arangije ahita asimira sheke ya miliyoni 2. Namwe mugenda wubake, wowe ni wowe waje, nanjye nzubaka, nanjye nzakomeza inyubako. Mwese yenda kwasubiye murahazi, nuko nguko ndavuga n'umuntu ugira umutima witangira abandi, kandi byose igiye gusa yabikoreraga abantu benshi cyane. Mu makwe yagiye abera gasodone cyangwa even akabera pare, yagendaga bitangira. Ntabwo ashobora kugira ikibazo ngo ukigeze kuri Jose Ubwenge kutagikemura, kereka adafite ubushobozi bwo kugikemura. Yari umuntu mu by'ukuri utizirikana. Icya gatatu nzahora nibukira kuri Jose Ubwenge, wari umutima w'umunezero n'ibyishimo. Nta muntu nigeze, nta na rimwe mu myaka 25 twabanye Jose Ubwenge nigeze mubona ababaye cyangwa yishimye. Buri gihe cyose yabaga yishimye, yabaga aseka, kandi akagira ibiganiro by'Imana n'inkuru z'Imana zitarangira, ku buryo kimwe mu bintu n'abantu twabanye Butare muri University muri Alliance, ahantu yakundaga kuba ari wasanga abantu bose baje kuhirunda, kubera ko yabaga babwira akababwira iby'Imana, akabwira imirimo y'Imana. Nicyo cyamurangaga. Icya kane, Jose Ubwenge yari intwari cyane. Jose Ubwenge yankundishije kwiga. Ndibuka ko tumaze kutumenyana, nagiraga bulletin ziri hasi, uburyo mu wa 3 narasibiye, ariko tumaze kumenyana guhera mu mwaka wa 4 kugeza mu wa 6 twagiraga commitment, tukavuga ngo tugiye ku ishuri kandi tugomba kuba abambere. Ikaba ari intego duhaye. Yakundaga rero kwiga, akakundisha abandi kwiga ku rwego rurenze umuntu atashobora gusobanura. Hari umuvandimwe wacu nawe w'inshuti twabanaga, icyo gihe we ntiyari yageze amahirwe yo kwiga. Umunsi umwe Jose Ubwenge aramubwira ati ugomba kwiga, ugomba kwiga shaho, dore ugomba kwiga. N'ibindi ujyamo ushaka n'ubuzima bw'umuryango. Tukaganira cyane, agakomeza kutugira inama. Yari afite imigambi myinshi cyane, yari afite proje ndende zo gukora zigendanye no kwiteza imbere, ariko cyane cyane agakunda kuzamura abantu. Yari afite mu mushinga kuzakora nka ONG ikomeye cyane yita ku bantu batishoboye. Yarabimazemo igihe, ndetse yajyaga ambwira ko arimo kubikoraho no kubitekerezaho, ndetse ko tuzabiganira kurushaho ubwo azagera no uko yateganyaga kuzi no muno mwaka. Ubwo rero twajyaga tuganira, akatugira inama, ndetse akaganira n'abana kuko bamaze no kuba bakuru, ndetse 2 muri bo mu bana bareranywe b'abahungu bari bamaze kubaka, undi w'umukobwa ndetse nawe yamaze kubaka. Yakundaga kubahamagara buri gihe, ntabwo yamaraga igihe tutavuganye, yaba njyewe, baba abana, ndetse n'abaturanyi. Yari umuntu ukunda umuryango cyane, umuntu ukunda abaturanyi cyane. Ubwo rero ejo bundi ku itariki 16 nijoro ubwo twumvise muri babaje ko yitabye Imana, turababara cyane, ariko kandi dukomeza no kwibaza byinshi ku bigendanye n'impanuka yagize, ariko nta kindi twabyongeraho. Agiye twari tukimukunze ndetse tumukumbuye, kandi agiye twifuzaga rwose kongera kubonana. Twari dufite byinshi duteganya gukora mu buzima, ariko turashima Imana ko ari uko ngo kwibikoze. Turihanganisha cyane umudamu we dukunda cyane Alice, turihanganisha umwana w'umuhungu asize Joshua Kwizera Nicole, kandi turasaba Imana uzakomeze kubarinda. Turi kumwe, turabihanganishije, natwe kandi turihanganye. Ubushake bw'Imana nuko bumeze,
icyo twizera kandi tudashidikanyaho ko ari umukozi w'Imana ni uko tuzongera kumubona mu gitondo cy'umuzuko. Rosiberi yagiye abana n'abantu neza, hari ababaga mu rugo, twagiye tugira abantu benshi tubana mu rugo, babana neza bagakundana, akabafasha akabayobora, mbese nta gitotsi namubonaho, ndetse no mu bantu bose twagiye tubana ntabwo nigize numva hari umuntu umuvuga nabi. Rero yaradufashije mu rugo rwacu, yaradufashije cyane kuko yakijijwe imbere yacu, adufasha kwiga gusenga cyane, yakundaga kwiyiriza ubusa tukabireba. Ubwo rero natwe byatumye turushaho kwiga gusenga ndetse tumugenderaho. Rosiberi rero yarafashije umuryango, yafashaga umuryango rwose, afite ibikorwa byinshi yagiye afasha umuryango wacu ku buryo twumva tutakwibagirwa ibikorwa bye by'indashyikirwa yagiye akorera umuryango wacu. Turamukunda rero, njyewe by'umwihariko twabanye neza, yarankundaga cyane. Ndibuka akibona akazi, amafaranga ya mbere yabonye yanguriyemo ikositimu nziza, nanjye nayambara nkabona koko ndaberewe. Numva rero ari ikintu namushimira, yangiriye neza. Yagiye akora ibintu byinshi mu rugo, akareba akamenya ikintu gishaje, nimba ari amasahane, nimba ari ibisorori, nimba ari amatasi, akatuvugururira ukabona ko mu rugo hakeye. Mbese yari umwana mwiza cyane, ntabwo nabona uko mbivuga, gusa nta kundi twabigenza. Yafashije rero n'abantu, abakene, imfubyi, abatishoboye, abantu bose Imana yarabafashaga, nta muntu yacagaho agize icyo amubaza, agize icyo amusaba, cyangwa se n'ubwo utakimusaba, yari afite umutima wo kwitanga. Yakoreye Imana, twakoranye umurimo w'Imana muri korali Yehova Nisi, akaduhimbira indirimbo, akatwigisha kuririmba cyane. Niho nigiye kuririmba, ngewe numvaga ntanabishoboye, ariko yatwigishije kuririmba, numva birimo biraza. Ndamushimira cyane rero. Ikindi nuko numva Rosiberi yari nk'imfura yacu, yari imfura yacu rwose, kuko abana bavutse bamusanga nyine barakurana. Niyo mpamvu mushimira cyane, kubera ko yagiye abayobora. Rosiberi rero ni imfura yacu, niyigendere, gusa aho agiye ni heza. Nizeye ko tuzamusangayo tukabana ubuziraherezo. Murakoze. Rosiberi ikindi, ubwo ni icya kane, Rosiberi yabaga yareba umuntu utaha ahantu habi hagoye, byageze nijoro, akavuga ati reka ngiye guherekeza, akamuherekeza paka akamugeza mu rugo, ahantu wowe utakwifuriza, wumva utashimishwa cyangwa se utagira izo mbaraga zo guherekeza umuntu. Rosiberi amerekeza akamugeza mu rugo. Noneho hari n'agashya yakoraga Rosiberi, yaraguherekezaga batereka ngo herekeze tugende n'amaguru tube dukora ka siporo, ariko mu by'ukuri ameze nk'umuntu wagusomyemo ikibazo kandi cyabaga gihari. Yari ameze nk'umuntu ufite umutima w'Imana, ntazi ukuntu umeze. Yagera ahantu akugejeje akavuga ati twagiye n'amaguru kandi aragomba gutega, reka ngo aya mafaranga ahinduke transport wenda y'igihe uzagarukamo. Kandi ugasanga akenshi yakoraga iki kintu, uwo muntu yabaga akeneye ayo mafaranga. Ikindi Rosiberi navuga, mu by'ukuri ibyo byose Rosiberi yakoraga ntabwo yakundaga ko umuntu amushima. Yaravuga ati ntimukajye munshima, umwiza ni Yesu, umwiza ni Kristo, mwikwibwa munshima, ibyo nakoze nabikoze kubw'umurimo w'Imana. Umuntu yabivuga mu magambo make, ariko Rosiberi yagiraga ikintu kibanga rikomeye no kwitanga n'urukundo. Icyanyuma rero navuga ngo gishobora kuba ari umwihariko wa Rosiberi mu gihe cyose yamaze muri korali. Tujya tugira ibintu bya sociale, umuntu akaba yafata abantu 5-6 bagasoma uririmbyi runaka,
cyangwa se famiye cyangwa famiye wenda ni za vuba, ariko abantu ko akunda abantu bavuga ngo reka mureke twiteranye cyangwa se twifatanye dusura umuririmbyi runaka. Josbert niwe muririmbyi navuga wenyine ku giti cye wasuye abaririmbyi benshi bakorana amahoro. Impamvu ndi kugorora korali nuko Josbert ubuzima bwinshi twabubanye muri korali, nta handi hantu wenda muzi usibye akazi. Yabaga aje nko mu masengesho kavuga ati nje ku mirimo y'Imana ariko ndasubira mu kazi, nka saa 5 agasura mu kazi, kandi yagombaga kureka kuza gusenga cyangwa kuririmba, akaza akaririmba agasura mu kazi. Yagiraga akazi kenshi ariko ntiyigeraga na rimwe asiba umurimo, kandi ntiyigeraga na rimwe ubona ko yagize ibibazo mu kazi. Josbert rero ni imfura itashye, ni imfura Imana izi gukora dekoro yayo mu buryo bwayo, izi gutaka ijuru mu buryo bwayo. Josbert ni Imana yamutwaye kugira ngo itake ijuru, ni Imana yamutwaye kugira ngo nayo inezezwe imirimo myiza yayikoreye akiri mu isi. Bivuze ngo ku isi turababara, ariko Imana nicyo gihe cyayo, niwo mugambi wayo. Josbert naruhuke kuko yakoreye Imana. Imirimo yakoze ntekereza ko ari myinshi kandi iramuherekeje. Umuryango mukomere, korali mukomere, famiye bakomere, mudamu n'umwana mwihangane, kuko Imana yo ubwayo niyo yabikoze kandi niyo yabisohoje. Agahinda kabaho, ariko ni mwihangane, twihangane muri Kristo, natwe tugira imirimo myiza izaduherekeza ku munsi wacu wa nyuma. Imana ibahe umugisha. Tuzababona, nanjye nzataha igihe cyanjye nikigera, kandi shimye Imana ko adatashye ari umupagani. Shimye Imana ko atashye ari umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aragiye, ngo imirimo igiye imuherekeje, waruhutse imihati n'imiruho yo muri iyi si. Nubwo tuyirimo, nubwo tuyicayemo, ariko ni imiruho gusa, ariko tuzaruhuka nitugera imbere ya Data, azaduhanagura amarira. Josbert wanjye, Yesu amuha iruhuko ridashira. Aragiye aransize, ndi umukecuru ushaje, ariko nzongera kumubona mu gihugu cyo mu ijuru. Yarayikoreye, ntagende muhembe, yafashije imfubyi, afashije abapfakazi. Wageraga ikibazo cyose yabaga ari karibu. Ubu hari umwana wampamagaraga ejo twavuganye kuri iriya, yambwiraga ukuntu yendaga kujya mu yindi ntara. Arambwira ati nari narabimuhishe, ati kuko iyo umubwiye ikibazo ahita ibyo abishyira ku ruhande, atagahita aguherekeza. Ati ubwo nari narabimuhishe, ati ngiye kumva numva ko byarangiye. Rero nuko biri, turabashyitsi n'abimukira muri iyi si, ariko icyama twese tugakizwa, icyama twese tukagendana na Yesu, kugira ngo igihe gikwiriye tuzamubone. Mukomere mwese, ushakashake uko mwabona ubwami bw'Imana, kuko ari cyo gikwiriye muri uru rugendo rugana mu ijuru. Naruhuke, yarayikoreye, ahabwe ibyasezeranijwe, natwe tuzamusangayo, kandi nitutagusari ndabizi ko tuzongera kumubona. Baririmbye bararirimba ngo tuzabona batubanjirije, ngo iyo ngiyo iyo mu ijuru. Cyubahiro kibi cya Data wa twese uhoraho, akora iby'ubutwara, akora uko ashaka. Twari dukunze kugumana nawe, ariko ntabwo bikunze. Uwiteka niwe Mana, akora uko ashaka. Amen. Tugomba kwiga. Mu gihe twiga mu wa kane, arambwira ati jya muri primaire, kandi yari umuntu mukuru umaze kugira imyaka 17.
jya muri primaire ugende ujye muri primaire wige ukore ikizamini cya leta uzagitsinda. Ajyayo icyo gihe directrice ntiyamwemerera, ariko ageze mu myaka 21 tujya kumusura dusanga yamaze gushaka ikibanza agiye gutangira kubaka. Usubiye kigera avuga ati rero nubaka ahangaha koko nkajya nza gusura n'imodoka nzajya guparika hehe, agati ibyo kubaka bireke, wowe giye gucuruza. Umuvandimwe yise abireka kubaka ajya gucuruza. Nyuma yaho aza no kujya ku ishuri ariga arangiza segonderi arangiza universite. Ubu ngubu ni umuforomo kandi arangije universite. Numva rero byose ni Yesu yakundaga kwiga akagira umuhate mwinshi kandi akabikundisha abantu bose. Rero nzaba mbibukiraho Jospert wabaye intwari kandi wambereye intwari. Ndashima Imana ko twamenyanye kandi tukabana mu buzima bwose. Wambereye inshuti indahemuka kandi imbere umuvandimwe. Nzahora mbyibuka, mfite inzibutso nyinshi zo kwibukiraho. Natwe tuzabasanga. Ibyiringiro byacu ni ukubana nawe iteka. Murakoze cyane, umuryango mugari mugihanganira kuba amarangamutima yanjye. Murakoze cyane. Mu gihe cy'uburwayi bw'umukecuru ni nkaho yampamagaraga buri munsi akambaza uko ameze. Yaritanze rero mu buryo bwose, yaba mu buryo bw'umwuka, yaba mu buryo bw'umubiri bw'ibifatika. Ibyo byose yagiye abikora. Adusigiye umukoro munini wo kumwigiraho, kuko yari umuntu usabana n'abantu bose. Yari umuntu uca bugufi. Iyo wamuturaga ikibazo yahangayikishwaga nacyo ukagira ngo niwe kiriho paka kiboneye igisubizo. Ikibazo wamubaza akakugira inama y'uko icyo wakora kugira ngo icyo kibazo gisubizwe. Tubuze umuntu rero yari inkingi ikomeye mu muryango. Urupfu rwe rwaradutunguye ndetse rwaratubabaje. Ntabwo tuzamwibagirwa. Uko Imana yamwishubije, uko yari yaramuduhaye, niko yashimye ko imusubirana. Tumusabire iruhuko ridashira. Imana imwakire mu bayo.